nari ngukumbuye. Okay, shana ni ngukumbuye. Ngukumbuye cyane. Umbonye? Ntabwo urarwaye mu umutwe urakize cyane ahubwo. Mama igikobwa cyiza. Nyine karama. No, kunzanya none aricyo. Mama nyine ari mu rugo kandi urabizi ubushize ukuntu waje nyine bimeze. Ntubizi se? Mama wako nta kibazo twagiranyeho. Akora ibintu biri kuntisha. Ntacyo naguhisha. Kandi urabizi ko ngukunda cyane. Ahubwo se shu. Se buri kona hano biri bukunde cyangwa uri yaranje nk'umuntu mukuru nyine. Tukwire. Hando bunzanye. Nawe. Yako ntabiterera mu Rwanda. Ndagukunda ndagukunda cyane. Ntacyo nakora kubwawe nuko. Noneho nasengaga Imana ngo Mana umbabarire basi shiri wagiye umunsi aza kundeba. Azo ko utari wabimwe kuvumba. Amaze iminsi utamamugana nanjye maze iminsi nta kazi. Nese jina ukunda bikoreje kuri telefone. Nese umugore niwe ugomba guhamagara umugabo cyangwa umugabo agomba guhamagara umugore. Maze uzaguhamagara gusa. Nyine mu gihe mfite amayinite ngomba kuguhamagara ko mu gihe nawe mfite nyine nawe mba mfite. Maze uko nguhamagara ngasanga telefone ntayiri. Kamo nawe ntugakabye. Abo agiye nguhamagara kumfata ari na nijoro. Sasha nango kumbe cyane. Uko mwiza. kukurusha Ribaga. Shana. Ndakunda shaho. Baba. Ndakunda cyane. Sana. Nzo kutaranyereka ababyeyi ngo bibabwire. Shiri. Nzababwira. Bibabwira.